eshanu kavuga uti aha umukazana yahembwe. Twinette 10 a.m. to 2 p.m. Hari umuntu w'inshuti yanjye amaze iminsi ambwira ngo aba yicaye ngakumva ngakantu ngo kagasereri ngo karamufashe Mbahaye ikaze muri video tugiye kuba twarebera hamwe abanyamakuru batanu bakunzwe cyane kurusha abandi. Ese hari abo wari uzi? Akenshi ahanini abanyamakuru cyangwa se radio runaka ikundwa cyane bitewe n'umunyamakuru n'ikiganiro akora. Rero tugiye kuba twarebera hamwe abanyamakuru batanu bakunzwe cyane kurusha abandi. Ngiye mugiye kubana nitwa Uwiragiye Dani. Niyo rwa mbere ugeze hano kanda subscribe ufungure inzogera kugira tazagira video nimwe gucika. Uyu munyamakuru mubona twashize ku mwanya wa gatanu yitwa Kamanzi Natasha. Akora kuri Keti Radio, akora ikiganiro bita Border to Border. Ikiganiro gikundwa cyane n'urubyiruko ndetse umujwi igeri tuje cyangwa se umujwi igeri nogera bose. Akaba ari umunyamakuru cyane ukunzwe cyane kurusha abandi. Twasanze ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa kane twahasanze Umukazana Germaine. Umukazana Germaine nawe akora kuri Keti Radio, akunda kuba avuga amakuru ndetse aho ni umunyamakuru uhorana ibyishimo. Kwa mbere abantu barimo kunsakuriza hari inyuma mukansakuriza bakansakuriza. Uyu munsi kwa mbere twambaye white. Muri kwiyumva gute mu mweru mwese? Aho ngaho yari ari kumwe na Ines, ari kumwe na Tino, nawe ubwe ari kumwe, bari kumwe ari batatu. Ku mwanya wa gatatu twahasanze Ines Justine cyangwa se Ines nyina w'umuntu, wakoreye cyane kuri Keti Radio. Ubu ngubu akaba akora kuri Magic FM ku kiganiro gitambuka guhera saa 9. Uyu munyamakuru hari umuntu w'inshuti yanjye amaze iminsi ambwira ngo aba yicaye ngakumva ngakantu ngo kagasereri ngo karamufashe agahita kongera kakamurikura. Yakoraga ibiganiro byerekeye ku mafaranga. Ikiganiro cyaheraga guhera saa 2 kugeza saa 5. Akurikirwa n'abantu batari bake kuri Instagram ndetse akaba afite na YouTube channel. Ku mwanya ukurikiyeho turahasanga Sandrine Isheja Butera, ukora kuri Kiss FM, akaba anakora kuri Isango. Ubu ngubu akorana na Rusine na Andi Umuntu. Ndetse Sandrine Isheja Butera si ukuvuga yuko ari n'umunyamakuru gusa, ahubwo azi ibijyanye no guteka, akaba ari umunyamwuga mu bitangazamakuru ndetse akaba yanarabyigiye. Uyu munyamakuru niwe twasanze kuri uyu mwanya. Si ubwiza gusa, ahubwo afite ijwi ritangaje ndetse akora na Rusine ukina filime yitwa Umuturanyi. Andi Umuntu wo muzi yuko we asanzwe ari umuhanzi. Nawe mwumve ijwi rye. Rusine twateze mbonera mukavumbuye ikintu ndi kumubwira yambaye twayibonye. Rero dukomeje twihuse, reka tujye ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turasanga uwo bita Anita Pendo. Anita Pendo kuri ubu ukurikirwa n'abantu 51,000 kuri Instagram, akaba afite na YouTube channel ye. Bakaba bakunda kuvuga yuko ari umugore wigwanyeho cyangwa se ari umugore wakuye amaboko mu mufuka. Uyu mugore si ukuvuga ni umunyamakuru gusa, ahubwo ni MC mu bijyanye no kubyina.
uba ufite ibitaramo cyangwa se ari ahantu ushaka kugira ngo ukore ibirori uramutumira. Ni umuyobozi mwiza cyane uzi ibyo akora cyane. Uyu munyamakuru rero yakoraga kuri Magic FM, ubu ngubu akaba atakiyakora, yaragiye gukora ibintu bitandukanye. Uyu munyamakuru rero si ijwi gusa azwiho, ahubwo aziho ibintu byinshi, ubu DJ, kugira gusetsa. Ubu ngubu akaba afite abana 2. Niwe twasanze kuri uyu mwanya wa 2, akaba ari umuntu ufite ijwi ryiza kandi rukurura abantu, ndetse ikiganiro cye kigakundwa n'abantu benshi n'ingeri zose bitewe n'ukuntu aba atera urwenya. Uyu munyamakuru niwe twasanze kuri uyu mwanya. Umwanya wa mbere tugiye kwasanga nabanza mbumvishe ijwi rya Anita Pendo. Anita Pendo umva uko aba ameze. Aragasitore nshaka kubabwira nje kanye gukuru barambwira, ariko utwo twagiye na mama bambwira banyereka hakurya ku gasozi, banyereka abaturanyi bari baturanye, bakambwira ati umukecuru wa hariya rero yari afite abakobwa beza kandi benshi. Hanyuma mu rugo of course hazaga abasore bakaza bahagera bakavuga bati bagakwama bakaganira bagatera amastori bukira. Ariko twihuse cyane tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere uratekereza rinde ugiye gufata uyu mwanya wa mbere? So ngwahika niba ari ubwa mbere rero kanda subscribe, niba tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe ufungura inzogera hatazagira video nimwe igucika. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi twibagirwe kuba wabishyira muri comment. Tumaze kuba twarebera hamwe abanyamakuru 4 bafite amajwi meza ndetse n'ibiganiro bashobora kuba bakora naho bakorera. Please anga ntago ari kuri YouTube cyangwa kuri Boostcast, ahubwo ni ku maradiyo runaka. Rero tugiye kuba twarebera hamwe abandi banyamakuru, ubundi munyamakuru wa mbere uhiga bose mu kugira ijwi ryiza ndetse akaba akunzwe n'abantu batari bake, niwe tugiye kuba twarebera hamwe. Ese turi kumwe kuri uyu munota? Niba tugeze hano ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera igatazagira video nimwe gucika, wibuke gukanda like, utange igitekerezo cyawe cyangwa se wumva yuko hari video wumva twagukoreraho, twibagirwe kuba watanga igitekerezo cyawe. Tugiye kureba umwanya wa mbere. Umwanya wa mbere ni Antoine Niyongira. Antoinette Niyongira ni umunyamakuru ukunzwe cyane, ukunzwe n'abatari bake, umunyamakuru ufite ijwi ryihariye kandi umunyamakuru udasanzwe mu biganiro akora. Akaba akurikirwa kuri Instagram n'ibihumbi 237, akaba afite posti zigera muri 763, akaba akurikirwa cyangwa se akurikira n'abantu 2,583. Uyu munyamakuru rero akora kuri Kiss FM, yakoreye kuri Isango, akora kuri yoyo, ubu ngubu akaba akorera kuri Kiss FM. Ni umunyamakuru uzikundwa cyane n'urubyiruko rudasanzwe, ndetse akaba ari n'umuntu mwiza cyane ufite ijwi ryiza, useka neza, akaba ikigeretseho ari n'umutetsi mwiza. Uyu munyamakuru akunzwe cyane kuri Kiss FM n'abatari bake, ndetse akaba abimazemo igihe kirekire. Akunda gukora ibiganiro. 102.3 Kiss FM with Antoinette, 10 a.m. to 2 p.m. none satwane Karame biteva rati bukoko zagusohokane hera ko ufite 46 ejo binagurishije ihene n'umwana wayo, ndashaka nzagusohokana tuzajye he? urashaka kunsohokana cyane kuri Sevarate rwose, ihene n'umwana wayo narabigurishije. none se wumva wanjyana nka hehe? ngaho mitiramo reka tuzajye ku Gisimenti nta kibazo. 102.3 Kiss FM with Antoinette, 10 a.m. to 2 p.m. cyangwa se abanyamakuru Sevarate rwose, ihene n'umwana wayo narabigurishije. none tashizemo cyangwa se wumva yuko ari abandi banyamakuru twagombye kugushiramo batagiyemo muri top 5 twarebaga, nawe uze kuba wabashyira mu kanze manze mbumvishe ijwi rya Antoinette Niyongira. Rwose ihene n'umwana wayo narabigurishije. none se wumva wanjyana nka hehe? ngaho mitiramo reka tuzajye ku Gisimenti nta kibazo. 102.3 Kiss FM with Antoinette, 10 a.m. to 2 p.m.
iryo jwi ni irya Antoinette Niyongira rero akaba ari umunyamakuru dusanze ku mwanya wa mbere ukunzwe cyane kurusha abandi. Wowe rero nk'umuntu andika igitekerezo cyawe muri komenti umbwire umunyamakuru agomba gufata umwanya wa mbere, umwire umunyamakuru wagombaga kuba yazamo akaba ataje. Ubwo rero nicyo ikintu ugiye kuba wambwira aho hasi muri komenti kugira ngo n'izindi video tuzakora tuzahere kwa abo ngabo wari ukeneye. Mbwira video ukeneye kugira tuzagukorereho kugira ngo ibitekerezo byanyu tuzabihereho. Rero kanda sub ufungura inzogera kugira tuzagira video n'imwe. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ntibagiye kubishyira aho hasi muri komenti kugira ngo nituza kuba twakora iyindi liste tuzahere aho turi guta mu byo bitekerezo mwatanze tuzabihereho mu gukora iyindi video. Nshimira abantu bakanze subscribe bagafungura inzogera, nshimira abantu bibuka gutanga igitekerezo, nshimira abantu bakanda like, nshimira abantu buri gihe kuyonje gukora video nsanga bari update, abo ngabo iyi salute ni yanyu. Nshimira abantu mudahwema gutanga ibitekerezo byanyu muri comment. So hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ntibagiye kubishyira aho hasi muri comment. Ubaye uri musha ukaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, ntibagiye gukanda subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo batazagira video n'imwe igucika iturutse hano. So bafite ibintu byinshi byiza, bafite revolution, bafite impinduka zitandukanye zo kuba nabagezaho ibintu byinshi byiza bitandukanye. Reka duhore mu zindi video zitandukanye, ndibuze kwa uploadinga ibitekerezo n'inyunganizi byanyu guys, ndabikeneye. Muri iyi minsi ntabwo ndi gukora video neza ariko ngiye kwisubiraho noneho mbahe video umunsi ku munsi. Reka duhore video zitandukanye. Ndabakunda, Imana ibarinde kandi ibakomereze ubuzima. Bye bye, ciao ciao.